yatsinzemo ibitego 3-2 Rugaju yaramaze kuyivugaho ndibuka ko icyo gihe ari nibwo bwa mbere nari nje muri Rayon Sport nibwo meruka muri Rayon Sport mbere yuko njya mu bindi nkaza kongera kugaruka nyuma ikintu cyabaye tujya kuzana 11 b'abazungu ngira ngo match ishize ase n'ubu barakira abazungu cyane rwose ntabwo umuzungu ajya hinduka nta turuka kiretse ahubwo wigize umuzungu we birashoboka ko izuba rishobora kumukubita agasubira uko yarameze ariko umuzungu ahora ari umuzungu tujya kuzana iyo myumvire imwe muri match zatumye dutekereza ko tugomba guhindura imyumvire byari biri muri Rayon Sport icyo gihe harimo na match yabereye hano mu karere ka Rubavu ibitego 2-2 Rayon Sport imeze nk'ariyo yitsinze ibyo bitego 2 nuza gusubira inyuma kareba ibitego byose batsinze ikipe ya Rayon Sport abakinnyi bayo mu gice gisatira ndibuka ko icyo gihe igitego Fabio yatsinze ugashyiraho n'igitego uyu mu defenseur wabaye no muri Kiyovu yitwa ugateye ku friri kure yitwa nde koye maje kwi match ya Rayon Sport yagutsindwa cyagiye cya Kadim twanganyije 2-2 yakubona ko ya Kadim batereye mu uwatsinze Rayon Sport igitego cya kabiri uze kunda ni yanyuze no muri Kiyovu Sport na Nice Kigali uraza wibuke neza ibyo bitego 2 byitegereje neza mu gihe hari abakinnyi bamwe b'ikipe ya Rayon Sport bakoreshaga imbaraga nyinshi kuko icyo gihe Rayon Sport ari ngo Simon Olivier Simon Olivier ntabwo akina kuri wenge y'ibumoso reka turebe araza kureba neza icyo gihe iyo match ikipe ya Rayon Sport yo hari abakinnyi bamwe na bamwe bakoreshaga imbaraga nyinshi kuko icyo gihe Rayon Sport yari muri full gutaka igikombe cya shampiyona hari abakinnyi yabonaga ko bari gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ibone umusaruro ariko ukabona ko hari n'abandi bameze nk'abari kwikururira inyuma ahubwo nibwo mwabonye Kadim yatsindwa ibitego 2 bidasobanutse nabwo yisasoka mu izamu ukareba aba defenseur nka Aimable Nsabimana uburyo bari bameze kuri uriya mukino ntabwo bari bafite ibihe byiza cyane niyo mpamvu uyu mwaka w'imikino rero Rayon Sport yahinduye imyumviriza na 11 b'abazungu niyo mpamvu kuri iyi match yo kuri iki cyumweru Marine niyanganyije na Rayon Sport match ni ziri kuzura 5 Rayon Sport itsindiramo rimwe hano mu karere ka Rubavu ngaho nibaza ba testing none ku buzungu noneho iki cyumweru ndifuza ko bana bategera ibya Mirenge ndifuza ko niba bafite n'abafana ba mobilize n'abandi benshi ndifuza ko n'abafana ba Peri bari buze kuri match y'uyu munsi nejo nyine ntibaze gutaha baze ko bari nyine ko muratumira abafana ba Peri Marine ize kuba iri ku rwego rwayo rwiza rushoboka muri muratumira abafana ba Peri ku munsi w'ejo yego ibifite na support nyinshi yose ishoboka nkeneye ko niba binakunda bayihe 13 bari mu kibuga ndongera mbisubiremo niba binakunda kamanze nkubaze ko amategeko bayahindura itangirane 13 mu kibuga this Sunday bayihe n'abanyamahanga benshi nta kibazo nishaka ikinisha 13 abanyamahanga iki cyumweru ndongera mbisubiremo ntabwo ndi kubwira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ngo iratsinda oya simbizeza gutsinda gusa turatsinda babonye na football biliyani ya football hahandi ubona match ukajya uvuga ngo wow this is a wow umufana turutse Kigali n'umuntu utuye mu karere ka Rubavu ugiye kureba bwa mbere Rayon Sport twebwe umupira w'amaguru turimo turofata nk'indi business yariyo yose iyo ugiye muri restaurant iyo ugiye muri hoteli hari service bakugomba n'uyu muntu wishyuye umupira w'amaguru ntago tumugomba kuza gusa ngo wicare ngo werebye umupira ariko ngo ibyo ngibyo ngo kureba umupira gusa byo kureba umupira gusa oya uraryoherwa n'umupira icyo ni icyambere ariko noneho hejuru yo kuryoherwa n'umupira igisobanuro cy'umupira Rayon Sport birarangira igikoze at any cost ku giciro icyo ari cyo cyose byanyura ku mutwe byanyura ku kirenge byanyura muri kona byanyura kuri kufra at any cost ikiguzi cyose bisaba umwanya twataye urahagije Rayon Sport yatakaje amanota 5 mu ntangiriro za shampiyona nta yandi manota dufite yo kujugunya niyo mpamvu ikipe yose iri mu nzira y'ikipe ya Rayon Sport wallahi kuva kuri iki cyumweru kugeza kuri match izakurikira ku itariki 8 z'ukwezi kwa 11 kugeza ku izakurikira ku itariki 23 z'ukwezi kwa 11 kugeza igihe bazaduhera na Zari Hira na Zari Merer ntago turi kwita ngo Rayon Sport igiye gukina na kana kazana na Barca 2008 Wasiri hari abantu bavuga batari ko Wasiri nyine akora mobilisation muri Rayon ni byiza agomba kubivuga gutyo ariko abantu akavuga bati kutagira Abedi muri iyi match urabizi ko ari kwivuza kwa Rutamu kubera imvune afite munsi y'agatsinsino hamubabaza ntari buboneke kuri iyi match muri traveling squad nta urimo
bakavuga bati ishobora kuza gukina muri ubu buryo ni za ndani zihari ubwo ndagira ngo ubakire igitekerezo cy'uburyo bwanyu bw'imikinire baravuga ati Mediane iraza kuba irimo Richard na Sef Tambwe ari ku 10 ubwo Tambwe arahindurirwa umwanya ati hanyuma ahubwo impande Rayon Sport iraza guhindura ishyiramo Rivaldo ku ruhande rumwe urundi yakeneye Aziz Basane hanyuma umusore Habimana Yves bakunda kwita Rutsiro aze kubakina asatira defense yo ni yindi ntihinduka n'abakinnyi basanzwe abantu barabazi nyine ni ba musore Kabanga na Wayisudianye ni ba Yusudianye ni ba Kabange na ba n'abaserumogo n'umuzamu n'usanzwe ni Paveri aba 11 bawe bitwa abazungu ariko babuzemo umuzungu mukuru nawe ntekereza ko wemera ko ari we most valuable player muri Rayon Sport Abedi ni nawe ntabwo uri kubona ko noneho biza kubagura kuba mutamufite mbere Bankundimana Fabio ikintu cya mbere iyo turimo turavuga Rayon Sport nta mukinnyi n'umwe uri muri Rayon Sport waje gutyo gusa ngo aze kurya ubunyobwa aze kwicara aje kotsa ibigori yagiye muri jezi ya Rayon Sport aze kwifotoza gusa ajya postinga kuri Instagram bakobwa mufollowing yereka iwabo nyine ko yacivinze ikintu gikomeye kuba muri Rayon Sport no muri izi kipe zikomeye zose kugeza no ku mugabane w'Uburayi ubyizavinga n'imyumvire yo ku rwego rwo hejuru ntago ari bigira imana baby gusa rero nuza no kureba Rayon Sport Sofa imaze kwinjiza ibitego 8 afitemo bingahe kimwe afite uruhare rw'ibitego bingahe arafite afite ntabwo yari yayibona voilà uyu munsi nta mukinnyi n'uyu n'umwe uri muri Rayon Sport w'insina ngufi niba wamaze kwambara umwambaro wa Rayon Sport ibigwi rogo iby'ikipe yagezeho nibyo wifuza kugeraho nibyo yifuza kugeraho ibyo byose bigomba kuba bijyanye n'iyo moto nyine iri muri Rayon Sport that's one dream one team one dream niyo mpamvu rero uwo ari we wese uri kumva uri mu kibuga n'ukomeye